cyambere abantu babuze bose n'inzozi zabo ntizisohore nuko cyambere cyafunze mu mutwe. Ubivuga kenshi ntabwo abantu bashaka guhindura mindset zabo. Ngo umukristo muzima yagombye kugira amakenga ko turi hagati y'amasega aryana. Yego. Turi hagati y'abantu biyambitse uruhu rw'intama. Cyari gihe umuntu ambwira ngo ndagukunda utiyego n'ukuri umwana mwiza. Mukanya kubona kubwira ibintu bitabaho. Umuntu ufite ubwenge arareba akumva agatekereza agashyira mu mibare agashyira mu bwenge yarangiza agafata umwanzuro. Umuntu wakorewe deliverance mu bitekerezo ohotse yiga buri muntu wese bucece ugiye kubishitiye cyangwa cyaba icyiza cyangwa cyaba ikibi icyo agiye gutangira cyose aracyanariza. Ikosa si urupfu, ikosa ni mwarimu w'ahazaza. Ikosa rya none igisubizo cy'ejo. Na muri drama tuntu twose imicezo imikino sheri bandika udutima utuki utuyiko hari utuntu bashyiraho kabaza hareba nk'ikintu gisaza gishyizeho imitima nka 40 se umuntu arimo ararwana n'iki. Ubumwe bw'abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Ndagusuje nguhaye ikaze ukurikira ubumwe bw'abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe mu byo ukora byose. Reka nizere ko rero ibihe byawe bimeze neza. Nimba bitameze neza reka tukubwire ngo bizere Imana ibintu bizagenda neza. Amazina yanjye ni Jerry. Abantu bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda ku isi yose abumva bakanavuga ururimi rw'ikinyarwanda dutambutsamo ibi biganiro bibutsa ko hari na gahunda tukiri gutegura y'uburyo byajya bibageraho mu rurimi mwifuza hagati y'icyongereza n'igifaransa hakaba hajyaho uburyo bwa subtitle. Yego, turabasuhuje rero tubifurije kugira ibihe byiza. Murabizi neza ko icyumweru cyacu gitangira kuwa kabiri. Iki cyumweru rero mushumba dufitiye byinshi. Mushumba waramutse neza? Ya naramutse amahoro. Nongeye gusuhuza kumwe bw'abera mbere na mbere nguhereyeho nawe. Urakoze cyane. Nshuje abavandimwe bacu bo mu Rwanda abo tubana bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino abadukunda byimbitse. Yego. Noneho n'abantu bahinduriye ubuzima comment ndi kubona ziranezeza. Yego. N'ibindi binezeza buriya yongeye mu bandi bagabo ugasanga abagabo barambaza ngo bya bitekerezo bikura he abadokiteri tukaganira. Ndabashuhuje bose. Yego. Ntekereza ko buri gihe ubwenge buzanwa n'inzira waraciyemo. Buribona iyo ufite nk'ikibazo cy'imbeho bigusaba gukora ubushakashatsi ugashaka ikintu kizakumara imbeho. Y'abandi bazungu bagiye bavumbura bishyushye babyima bishyushye amazi bishyushye inzu kubera imbeho yahabaga. Ni kuvuga ngo ikibazo kigutera gushaka igisubizo. Of course ubundi ikintu cyerekana ko uri umunyabwenge. Yego. Nuko ikibazo ufite gishakira igisubizo cyaba muri science cyaba mu bantu bose ariko ugomba kukibona kuko ibyo uri bugikuremo n'iby'Imana n'ubundi yaremye nta bishyashya uri buzane. Abicara tugategereza ko hari uzaza kugidukemurira. Nzi neza ko nabo barangiza ntabyo babonye ahubwo bakanduranya. Harimo abaca intege ababigeraho bakavuga bati uriya muntu ashobora kuba yarataye umutwe. Ubundi akenshi umuntu kubona ko wataye umutwe waba yarawutaye mbere. Yego. Uretse wagote ko ndi mu nzira itariyo kandi utarayinyuzemo. Hari ibitekerezo byinshi nifashishije kuko iki cyumweru ngira ngo abantu bakunda kuvuga ko ugira amagambo y'ubwenge cyangwa se ibitekerezo bigira ibintu bikangura umuntu akavuga ati kumbe ibintu nuko byari bimeze. Uretse gusoma Bibiliya uretse kujya gusenga nanone kwicara ugatekereza icyaguteza imbere icyakwagura nabyo biba bikenewe mushumba. Of course. Yego.
ko buriya hari ikiganiro gishobora guhita mu byo ku minsi izaza njye ngikoreye ni ibintu nize imyaka itari munsi y'7. Yego. Imyaka 7. Yego. Nuga ngiye kuvuga ibyo nabonye kandi baraza kumirwa. So ubundi buri gihe ugomba kuba mu isi wumva uri wenyine nubwo hari abandi bantu. Uri wenyine mu bitekerezo byawe. Yego. Ku nyungu zawe no kuko nta muntu uri care of you, nta muntu n'umwe buryo kwitayeho. Oya. Nuko byaye. Urugero rwiza se. Rero ntacyo numara gushaka ukabyara umwana wa mbere niho nabikubwira ukabyumva. Uri umwana wa mbere bamwitaho bakamuha utuntu twose. Yego. So bamukunze. Bamukunze. Bagahita babyara uwa kabiri. Uwa kabiri nta bintu bishya bamugurira. Oya. Akoresha iby'uwa mbere. Ariko wa mwana uri kubera iyo arize mwana ngo ushaka utankangurira umwana. Kandi nawe ni umwana. Urabyumva. Ntabwo uri kumvise. Yego ndabyumva kuko hari n'akantu bazana bakavuga bakamugurira ibintu byose. Yego. Bakamuha byose. Ariko havutse uwa kabiri. Uwa kabiri nta bishyashya bagura kereka iyo batandukanije sex. Yego. Ariko abantu bakino gihe bize ubwenge usigaye ugura imyenda yambara na sex zose kugira ngo nawe ugire. Yego. Noneho wa mwana uri kwibere iyo arize cyambere yamaze kuvuka ahita gukura kwibere. Uracuka. Iyo ugiye gusakuriza wa mwana mutoya ngo ucishaka utankangurira umwana. Kandi nuwo nawe no mwana. Nigeze kubona akantu kuri TikTok umwana avuga ngo ngaro polisi ngo muri hehe. Ngo se kubereye ngo ndashaka muze mumfashe ngo mama ngo yitaye ku mwana yabyaye wa kabiri ngo nge ntabwo anyitayeho ngo ni bari masomagura gusa ngo afite ishyari nimuze mu ntabare. Nicyo nshaka kubwira ko isi igira ikakurekura. Bakabika utuntu twiza ngo have ngo n'utw'umwana. Kandi nawe uri iki? Uri umwana. Uko ugenda ukura. So rero buri gihe umunyabwenge nureba ikibazo afite akagishakira igisubizo. Yego. Mu rwego rwe. Sibyo? Yego. Mu rwego rwe. Mu rwego rwe. Yego. Mu rwego rwe ni ukuvuga ngo harimo kuvuka ukumva kuri wenyine ku isi, ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba ihangana n'undi muntu uwo ari we wese. Ntugomba kudipendinga wishaka kubishakira ku wundi muntu. Niba umaze kugira irangamuntu yawe what does it mean? Wabaye mukuru. Ubundi babanga impfubyi urasanya ngo bacu umugani ng'impfubyi ipfukuze bivuga iki? Umugani urabuze? Nibwo nawumva. Impfubyi ipfa ikuze. Hari imyaka ugera leta ikakuvanamo nakuvanamo ntawe ukikwitayeho. Ubwo ni wowe ubwawe. Nta mpfubyi kuzibaho nyine muri make. Niba hamagara abana b'impfubyi nturibuze kuza kuko warakuze. Kabone nubwo udafite ababyeyi. Ariko urakuze. Niyo mpamvu ushobora kugira ibibazo kuko nta muntu wari. Ubu wowe ntabwo uri impfubyi. Gusa wavuga ibyo bintu. Ahubwo ni imyaka 60 ahubwo none uwa 18 si impfubyi buri. Yego. Nuvanga igihe umaze kubona irangamuntu yawe. Umaze kugira imyaka y'ubukuri. Yego. Imbabazi bakugirira na amaboko yawe. Yego. Ndagira kantu nakumviza ariko. Imbabazi bakugirira na amaboko yawe. Ni icyo ushoboye. Yego, nabyumvise. Icyo ubasha gukora, icyo wamarira sosiyete. Ubinjiriza bagushakamo umusaruro nawe ukamenya kuza gukora ibyo bintu. Yego. Nta bindi bintu biba bihari burya. Bya na bene wanjye se ngubundi washatse akazi ngo wabuze kugira be ukabona ko nta muntu ukitaye kuri wowe. Oya ntawe. Hari n'imiryango giyewe nzi umwana myaka 10 atangira kumugurira imyenda. Abo muhungu w'umukobwa atangira kumugurira. Oya niko bimeze. Kandi ukimenya ukashakira ibisubizo gusa ikimbabaza. Abagore bageze mu ngo zacu badusubiza kuri cya kipatane. Ikipatane cyo kubagurira kugira no kutwenda twantuze na ntuze zose kibaza. Mbere y'ukazi wanjye ko yaramaze igihe abyigurira hari uhageze nagiye kunyikoreza imizigo yose. None se si cya cyifuzo cya si rya jambo ry'Imana riba ryuzuye se. Byifuzo by'umugore biza. Bahumva bumve ko rero tutakwiye kuringa ngo dukwiye kuzuzanya. Dukwiye kuzuzanya. Yego. So urumva rero ibi bintu mbikubwiye niba ufite imbeho ushaka uko wifubika. Shakamo igisubizo cyo gutuma uticwa n'imbeho. Nimba ufite ubushyuhe bwinshi shaka uburyo ubugabanye. Mu Rwanda hari ngo intore ntiganya. Ishaka ibisubizo. No mu nzira y'iki? No mu ishyamba ry'inzitane. Ishakira inzira. Shakira iki? Inzira. Ubundi ayo niyo mahame y'ubuzima. Urakoze cyane. Mu minsi yashize urubyiruko rwinshi rwaranyandikiye. bavuga bati uzaduhuza n'uri hari umuntu wifuje ko yazaza ngo mukahura ariko
ni benshi babyifuza, ariko ikibitera ni iki? Amagambo y'ubwenge, ibiganiro ubaha birabakangura, bikangura intekerezo zabo kugira ngo bongere bitekerezeho. Ariko uravuga iki ku muntu ushobora kuba, kuko akantu katrendinze mu minsi yashize, naho wavugaga uti umuntu wisobanukirwa akajya gushaka ubuzima akiri muto atarindiriye ko iwabo bamugaburira, uwo ni umuntu w'umugabo cyane. Ntiwemera ko hari n'abasore babwira iwabo bati papa, ubundi tumenyereye ko umubyeyi agukwera, agushakira inkwano. Niko tumenyereye. Ariko uyu munsi umuhungu w'umunyabwenge ashyiraho ati nakira inkwano mu nkwere, kuko iwanyu bashobora badafite miliyoni 2 cyangwa 3, wowe ukaba wazijyana. Ni ukuvuga ngo impamvu nabivuze, igihe cyose ushonje wikumva ko hari umuntu uri bugutekera uhari. Yego. Kandi buriya Jerry, umuntu uguha aguha ibyo ashaka, ntaguha ibyo ukunze cyane. Buriya aho kunjyana muri Marriott ukangurira ibyo kurya by'ibihumbi 30, wayampa nkigurira ibirayi nanjye nkabyitekera iwanjye, kuko njyana ntazahora ntazaba, kuko bigutera kwikompara n'abandi bantu utazisubizayo ikindi gihe. Kandi ubona ko ikindi kiri koshya urubyiruko pe, tuvugisha ukuri. Yego. Bari kwishora mu byaha bitabaho cy'indengakamere by'ikoranabuhanga. Uzari abantu bavuga ngo dore ngo hari impano za MTN kandi ntazihari, undi ngo ibi. Yego. Twibutsa abantu mwirinda abatekamutwe kuri Facebook ndetse na WhatsApp cyangwa n'ahandi hose. Abantu bakoherereza link bavuga ngo wakorera amafaranga ku buryo bworoshye, ngo kanda hano hantu kuri aya nyuguti. Izo link ukizikanda account yawe ihita igenda, musikeho. Nta bintu by'ubuntu bibaho. Njyena mitarana bisiba ku mbuga zanjye barabizana. Nta kintu cy'ubuntu kibaho. Kandi iyo message nyisibana n'uyizanye. Oya nibyo utamuburoka rwose. Urabona iyo utabashije kwikorera, yego, umuntu akubyaza umusaruro w'ubugome cyane, akaguha icyo ushaka ariko kizaguhitana. Niko bimeze. Ibaze nk'umuntu uvuga ngo abonye message ivuga ngo nawe wakorera amafaranga ngo uhabwa 2,700, oya 17,000 ngo yikaze, ukumva nawe uraryohewe n'ibyo. Iryo kaze se wahinze ahangana iki? Ntacyo cyose papa, ntacyo. Nge ni imiryango bitangwa, ni imiryango idaharanira inyungu, ndisekera. Waba idaharanira inyungu ugashyira nk'umukozi bikazagenda bite? Haba hari inyungu ziri behind. Icyo bita ntashaka kuvuga, ariko mu bya intelligence barabizi. Yego. Abafite abandi bahagarariye n'izindi nama runaka. So rero ku musore, yego, even n'umukobwa, no ku mukobwa ubwe, hako mushumba tukiri aho ngaho tukagaruka tukavugeho, kuko benshi barabishimye kandi nanjye ndemeranya nabyo. Hako nanone harimo ababitwaza nk'impamvu, bavuga bati ngiye kugenda nigenge, mbindiriye yo kuba nanywa ibiyobyabwenge, ubusambanyi bukabije, inzoga zikabije. Kwigenga, kumva ko uri butahe igihe ushakiye utahe wawe, icyo cyo kivugaho iki mushumba? Nagira ngo nkubwire ko umuntu ubona umwanya wo kujya gusambana akagira umwanya wo kujya kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge ntago abakora. Uzarebe ko uvuye mu kazi hano ntugenda ujya wihirika. Nta mwanya mba mfite. Sinvuga ngo impamvu ajya kwigenga ariko ntabyo arimo akora. Buri uzandebera uzasanga hari umuntu, nta muntu urandikira kuri WhatsApp hagusubiza nkanyuma amasaha nk'atanu cyangwa umunsi, ariko hari undi muntu usanga upfa kwandika ukase telefone ihora mu kiganza, agahita asubiza uwo umuntu ntabwo akora. Rero burya impamvu ibiyobyabwenge, ubwo busambanyi uvuga n'iby'ubutinganyi byose urimo ugenda uvuga, ahanini bizanwa nuko wa muntu atari gushaka igisubizo kivuye mu mbaraga Imana yamuhaye, ahubwo arashakira ibisubizo mu kwibagiza ibibazo afite, kandi nibiri uveho. Urumva neza? Ndikukumva cyane. Rega freedom, kwigenga kwacu ni ukwigenga kugira ngo umenye kwitunga, umenye kujera utuntu
utuntu twawe dukeya. Ese kumwaze nk'urugero kubaho nta base, nta gikombe, nta safuriya, nta n'akantu ufite uraho, n'abagafite ariko ntibakiguriye. ariko ugomba kwimenyera ukuri bujere ya mushahara wawe. Twe tuvuga ko kuri kwigenga no gutangira kwimanaginga wowe ubwawe. Wari wabona umuntu wajya ahantu wamubwira ikintu ari bugukorere, ukamubwira icyo uri bumuhe, ubwo ni amafaranga uri bumuhe, namara kukigukorera akakubwira ngo ni make. Menshi yari heza. Ni make se wowe ushaka gukorera ngahe? Buriya rero hari ibintu abantu batazi, ntashaka kugerageza ngo akurebe, aho kugira ngo njye gusaba ayo make nayakorera. Uko kugenda ukigenga tuvuga no kugira ngo ubashe kumenya kumanaginga uduke twawe, yego, uko ushobora gusevinga, uko ushobora gukemura ibibazo byawe, nuko unabasha kwibuka abo wasize hariya. Ariko ibyo byose Jerry, yego, bitandukana nuko abantu bajya mu nsengero, abantu bajya kuririmba, insengero zuzuye abantu baruzuye, ariko bapfundikiye imitwe, baboshye imitwe, baboshye imitwe biratwikiriye. Ni nako nuza yavuze Pawulo yandikira Abaroma, arabwira ati n'ubundi nk'uko Mose yavaga ku musozi bakitwikira bagahunga mu maso ye, ngo niyo basomije muri Imana ngo n'ubundi imitwe yabo iracyatwikiriye na bugingo n'ubu. Uragira uti bambaye kasike zo kutumva ibintu. Barantu bakeneye deliverance yo mu bitekerezo. Nanjye mpora nibaza mushumba, Imana ko ari inyembabazi, insengero tukaba tuzifite nyinshi, abapasiteri n'abaprofete na babandi bose tukaba tubafite, natwe na abenshi bakaba birirwa bajyayo bafata y'ibirayi 3 y'icyumweru ndetse na 40. Habura iki ngo dusubizwe? Nakubwiye ngo Pawulo yandikiye Abaromani, arababwira ngo nk'uko Mose yavaga ku musozi yaza bagatinya kumureba mu maso kubera ukuntu yasaga, kubera ubwiza bw'Imana, mu maso kubera ubwiza bw'Imana, ngo na bugingo n'ubu niko bameze, ngiyo bigishije ijambo ngo cya gitwikirizo cyanze kubava ku mutwe. Ntago barasoma ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko yawe, yego, ntago barasoma yuko impano ihenze kuruta izindi ari ubugingo n'ubuzima, yego, ibindi ni ukurondera mu Kirundi, ibindi ni ugushakisha, no gushaka. No kuvuga ngo nimba nkumvise neza nta kizabonera ubuntu, cyo kora umugisha uzawubona uri kugenda. Umugisha wa mbere ni ukubaho, kuba ubyutse ukaramuka ugahumeka, uwo ni wo mugisha, ibindi byose ni mu nzira. Uwo nawo ni nawo mukoro ukomeye Imana iba yakoze, kandi wanawiha. Yego, n'umurozi yakuroga ntupfe, ariko ubuzima bufitwe n'Imana mu kiganza. Aho yandikiye Abatesalonike aravuga ngo mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu, umwuka wanyu birarindwa, arabitandukanye, arabyerekana. So rero abantu baracyaboshye muri mindset, cyane cyane Abanyafurika tuboshye mu buryo bwinshi bukomeye. Tugira ubukoroni, ukagira karande, yego, ugasanga wa muntu ntazi urusengero aho ruri, cyokora arabyuka kare akajya Nyabugogo akarangura imbuto akazizana muri karitsiye agacuruza, ejo akabona arazamutse yubatse etaje, ukavuga ngo ni umupagani. Ahubwo wa wundi wiriwe mu rusengero aza kwikopesha wundi wazindutse arangura zamba akanamwambura, Imana nimfasha nzakwishyura. Ibyo rero bivuze icyo aho hantu ugomba kumenya gusobanura. Yego, umugabo umwe yagiye kwaka umuzungu minerivare y'abana, umuzungu aramubaza ngo wabyaye bange, ngo 11. Umuzungu ati mvare, njye nabyaye 2 kugira ngo mbashe kubatunga, nguhe minerivare ababyaye benshi. Ati nanjye kubabyara nari mbishoboye. Ubundi buri gihe ni wowe ugomba kumenya ibibazo byawe, ntaharera Imana, ntahabyara Imana. Turabizi ko babyara n'umugabo n'umugore bagahura bagakora ibyo bakora, mwana Imana ntiyajemo, nimwe mwabyikoreye kuko muzi ibyo mukora, atari yo itanga ubuzima. Oya buriya nkubwiza ukuri, mbwiza ukuri, tujye tuganira. Hari amazina y'urucantege gukora ko umunyakubahwa yabivuze, ntabwo ushaka kuyasoma atajya mugiye kumutwara ibintu, ariko nicyo bita kwihunza inshingano, ukazishyira ku bandi. Harera Imana, hakuza Imana, ntukamazina, nzamwita kuze, ndira ko bucya, sinzi ikiramuka, ntabwo ari basanze imfura. Uranyumva neza? Ni ukwihunza inshingano
n'ibikureba. Tubwira abantu yuko igihe cyose utakaje inshingano nta n'uburenganzira uba ufite. Nibundi n'ibintu bibiri bishoreranye. Yego. Ndi kukumva cyane. Niba agenda umukozi wawe, inshingano zanjye si ukuzuza akazi. Yego. Uburenganzira bwanjye ni ubuhe? Ukumpemba. Yes. None ndaka uburenganzira nta nshingano. Oya. Urakabyara rero. Buri wese ahagarara ku nkingi ye akayikomeza. Yes, warangiza ngahita nkubwira ngo inshingano zawe ni uburenganzira, inshingano umfiteho nibwo burenganzira bwawe. Yego. So rero abantu benshi baba urubyiruko, abana n'abantu bakuze n'abandi bantu muri iyi minsi igenda bari bumva ndumiwe, ukavuga ati ngiye guhitamo kunywa icupa nimara agahinda. Ukibaza koko icupa riramara agahinda cyagenda karamarwa no kukuraho cya kibazo. Yego. Ariko turaboshye tuboshye mu buryo bw'ubukoroni mu mutwe, kumva ko ari n'abantu badushoboye kudukorera. Yego. Niba gucacaguha ukuntu induru zabaye induru, ariko bazi umunsi kuba utacyambara caguha bigutwaye abakomvayeri ibintu nk'ibyo nyine bigenda bivaho byose. Abantu bashaka guhura muri bya bintu abandi bambaye nozi ibyo ari byo, ariko imyumvire no guhindukira no gushaka igisubizo cy'ibibazo. Icya kabiri tukabohwa n'imiryango twagiye tuvukamo ko nta bumenyi bari bafite. Noneho gatatu tukabohwa n'izi social media ziri kuza, aho umuntu akwereka ibintu wanareba ugasanga yabyiditinze. Sinzi nta mwanya afite gato nkwereka muri telefone umuntu yashatse gusika amagiye kandi ntibikunda. Ubundi umuntu wese ukurusha imyaka rero disi abakurusha ibintu byinshi, abakurusha ibinyoma n'ukuri. Yego. Urazize ko bimeze. So umuntu ushobora kuba yaravutse ufite imyaka 30 yagukora ubusika amabiciro kandi nkurusha inyuma n'ukuri. Aragenda editing ifoto ahekeranya abana abikora nabi. Noneho ku buryo umwana umwe ubona undi yamuryamye hejuru ese ngo dore utwana twanjye tumeze ngo twishwe n'inzara turi hari. Asubira nibyo koko. Bwari ubwana bugera kuri 6 buhekeranya ukuntu. Ariko wareba ariko ntakashobora afite ikibazo kweri. Ariko ndebye nsanga ni ifoto beditinze. Noneho nkurikiye amizina ndikorera ubushakashatsi sanga n'umuhungu utuye mu Gatsata. Hano hahuriye n'abo babyeyi n'abo bana. Urumva izo mbaraga zo guteka umutwe wakazikoresheje ukajya kweditinga ifoto, ukajya kuzihuza, ukajya guhiga umuntu, wagiye ukashaka ikindi kintu byakubyarira, ukashaka ikiraga turimo tw'amaboko. Ese ikoranabuhanga wowe ufite njye ntafite n'iri. Icyanyuma abantu bashaka gukira batavunitse kandi ntibibaho. So niyo mpamvu ahangaha mu cyumweru cy'ubwenge buhindura ubuzima bushingiye mu kubohoka mu mitekerereze. Buriya nkubwiza ukuri ikintu cya mbere abantu babuze bose n'inzozi zabo ntizisohore ni uko icyambere cyafunze mu mutwe. Ubivuga kenshi. Ntabwo abantu bashaka guhindura mindset zabo. Urambwira ngo urashaka kuba umushoferi, nturi nta na provisoire, uraryamye uri mu buriri wumva bizacaye. Gusa nta bahungu bafite amageto hatinjira nk'abakobwa barahari. Nta bakobwa bafite amageto hatinjira nk'abahungu barahari. Yes. Ko we afite focus, afite intumbero agomba kugeraho. So n'abantu b'abanyabwenge ubundi ibintu ngiye kuvuga nubonamo ibintu utabifite umenye neza ko ubwenge bwaragusize, uzabasa gihobe cyangwa ucurangira abahetsi. Burya gucurangira abahetsi nta wumva, ntaho ufite umwanya. Wakareka bahetse umuntu mu ngobyo babirukanka. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wamaze kugira ubwenge, wamaze guhindura imitekerereze, wabohotse mu mutwe. Yesu yaravuze ngo nuko mumere nk'inzoka, mugire ubwenge nk'inzoka, ngo ariko mumere nk'inuma zitagira amahugu. Nenda kukubwira impamvu y'inzoka. Se urayizi? Kuki Yesu yavuze inzoka? Kandi muri Edeni barayivumye. Inzoka buri gihe igiye mu mwobo yinjiza umutwe, ariko burya umurizo ujya kurangiriramo yagaruye umutwe hejuru. Yes. Ntabwo igenda nk'iti icurika mu gutya, yinjira mu mwobo. Yakwinjira mu mwobo uko umurizo ikumanuka, burya umurizo urangira n'umutwe wagize gute wagarutse. Ntigishira amakenga, ubwihorana amakenga mu byikora byose. Kabiri, inzoka ntigirya umuntu wayibonye. Cyo nari nkeza. Urumva neza? Gatatu, ishobora kwizingana ntuyibone. Kane, iyo yumva ishaje ijya hagati y'amabuye ikwibura uruhu, ikikuraho uruhu, ariko ntijya ihindura ubumara bwayo, ikahamara igihe.
paka izi mpamvu biva gutyo. Noneho burya rero inuma yo ntabwo izi kugira amaso nk'ay'uruvu burya. Uzayicunge burya. Yigize gutya ireba gutya ikagira gutya. Ntabwo inuma izi ibintu byo kugira amaso nk'uruvu. Ruvuga ngo umukristo muzima yagombye kugira amakenga ko turi hagati y'amasega aryana. Turi hagati y'abantu biyambitse uruhu rw'intama. Cyari igihe umuntu ambwira ngo ndagukunda uti yego nukuri uri umwana mwiza. Mu kanya kubona kubwira ibintu bitabaho. Ati nyamara amafaranga ndayakeneye. Wamuha utakongera ngo ntukimukunda. Urukundo ni amafaranga. Kabiri, inuma zitagira amahugu. Burya inuma ntizi kuraranganya, ireba ahantu hamwe igahindukira. Inuma iyo ipfakaye ntishaka, ntiyongera gushaka. Zigira n'ubwizerane. Abantu gusa abantu nyine ko ari abantu. Nta numa igica inyuma y'umuntu. Inyuma ya ngenzi yayo. Oya, ubwo nyine babana nyine yapfa ikazabona gutekereza ibindi nyuma. Ntabwo izi kurebaguzwa gutya. Niba ihindukira hindukiye. Aho Salomo yavuze ngo umukunzi wanjye ngameze nk'inyana yo mu ruhongore, ariko ashaka kuvuga ngo ni inuma. So Yesu ro acaduha ibyo bintu kugira ubwenge nk'inzoka no kwirinda amahugu nk'iki n'inuma. Ugomba kugira amakenga. Nta nzoka irya ku mutwe yikubitira, kandi nta n'ushaka usanga mu buriri ngo imurye burya. Asinziriye. Iyo uyiretse ikagenda nta kibazo. Iyo uyibonye ikagenda nta kibazo. So nuvuga ngo ikintu cya mbere cyerekana ko wamaze guhinduka mu mitekerereze. Umunyabwenge ntavuga amagambo menshi. Niba ukivuga amagambo menshi ntabwo uri umunyabwenge. Make kandi nayo afite intumbero. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ari buze kuvuga, niba ko ari umunyabwenge avuga agusha ku ntego cyane. Nguhe urugero. Umuntu akambwira atari ko Jerry muraherukana ati yakuvuza amagambo ya naya. Tumva yavuze make kuruta usanzwe muziho. Subwo singuciye intege. Yego. Ariko ntagukunda, ariko genda mukunda. Umunyabwenge buri gihe yaba imishinga ye yaba ibikorwa ntavuga amagambo menshi, ahubwo buri gihe ashaka ibikorwa kuko byo birisakuriza. Sinkeneye kukubwira ko mfite amafaranga. Ukeneye kubona inzu ugaceceka cyane. Sinkeneye kukubwira ko mfite amafaranga, nyine urabona nambaye. Icya kabiri, uwo muntu ufite ubwenge arareba, akumva, agatekereza, agashyira mu mibare, agashyira mu bwenge, yarangiza agafata umwanzuro. Umuntu wakorewe deliverance mu bitekerezo. Yego. Ntabwo wamukuruza amarangamutima. Nabikubwiye ngo aritegereza, akumva, agatekereza, akabara, akabona gusubiza. Arumva cyane kuruta kuvuga, kuko imbaraga ziba mu kumva, ziba mu kuvuga. Burya. Yes. Umunyembaraga burya arumva. Akumva. Ntabwo uri kunyumva buriya. Ndi kukumva. Uzatinya umuntu ushobora kuganira mukabona bateze amatwi. Yumva. Ukajya ukavuga utugambo wari muragira gute, wari marakureba mu jisho ryawe, kuko arumva. Kuko imbaraga ziboneka mu kumva, ntiziboneka mu kuvuga. Umunyabwenge avuga iri rimwe. Icya kabiri cyerekana ko uwo muntu, cyangwa cya gatatu, ntatwarwa n'amarangamutima. Amarangamutima. Waruzi impamvu atwarwa n'amarangamutima? Oya. Nongere nyasubiremo. Amarangamutima n'umwanzi w'iterambere ry'umuntu. Burya se cyane rwose. Abantu benshi yarabamaze. Amarangamutima kandi atwica mu byo twahaye umwanya, nicyo kibabaje. Aho ndaza kuba kwavuga ndakakubwira nyine. Ntabwo umuntu wamaze gukorerwa deliverance mu mutwe we, wakoze ita kubohoka. Yego. Ntatwarwa n'amarangamutima. Nta na rimwe akemurira ikibazo kuko abantu bavuze. Ntabwo afata impamvu ko yumvise, ubwo nabanza agashyira mu bwenge akibaza. Sibyo? Icya kane niso tugeze harya. Agumana intego ye bucece. Nubwo mwavuga amagambo, agumana intego ye bucece, agatunguza abantu ibikorwa. Tujuru ibikorwa biracyagaruka. Ndabikunda cyane.
ushaka kusabye ibya YouTube ujyamo urere nkakwihorera ngiye nkagumana intego yanjye ryari muri wowe ucece muri njye ucece kayibika ikaba private ngenza aho nzageza ibintu nzaho nzashyira ibintu nzi nicyo nzakora ibintu rero hano ushobora kubwira intego yawe akayivurunga kubera impamvu eshatu icya mbere kuba tumva neza n'ibyo urimo kabiri kuba yaratsinzwe mu bitekerezo urimo uranyumva kuko watsinzwe wifuza ko abandi bose batsindwa uranyumva neza icya gatatu agufitiye ishyari ko nubikora uzamuruta agahitamo kubikubuza kandi ntabwo kumvise ibyo bintu byihorere ntabwo wabijyamo dore aguha impamvu kubera iki arabona ko umushinga wawe ugiye kudepansa ibitekerezo bye ukazaba umuntu umurusha amaboko akavuga ati muginga agiye kunduta reka mubuze so bika intego yawe n'intsinzi yawe muri wowe ucece nujya gutera penalite ntiwibwire ngo mu izamu nta muzamu urimo arimo hano ugomba kumutsinda ukeneye tekinike ntiwigire nka Maroc yawushyize mu biganza by'uriya mugabo ayiwe nabyumvaga nuko njya nkureba abonye amahirwe mu minota ya nyuma ajugunye mu ntoki kubera iki ntiyafokasinze cya kintu ndashaka urugero uno muntu ntacika intege ni ukuvuga ngo agumana intego ze cyane muri we bucece nakubwiye ngo hari abazayikubuza kubera ko bagufitiye ishyari ubwire Jerry ntabwo ari abantu bose batwifuriza ibyiza memu n'abo muri famiye baba bifuza ko uhora uri umukene kugira ngo batege amaboko bagukoresha uko bashaka noneho bakumanipire mu rwego rwabo icyo ni ikintu tugomba kumenya akantu nakumvise ariko nakumvise cyane yiga buri muntu wese umuntu wabohotse yiga buri muntu wese bucece ugiye kubishitiye cyangwa cyaba icyiza cyangwa cyaba ikibi icyo agiye gutangira cyose aracyanariza twe ntabwo turanga urankunda ngo mpite mbyina uwo muntu ni sawa ni umuntu yarabohotse ubwo ndagaruka kuri ka kantu wigeze kuvuga ku ka gatatu cyangwa ka gatatu k'amarangamutima uranariza icya mbere hari umuntu ushobora kuza kuba inshuti yawe yitwaje icyo bita ruvunabataka ruvunabataka urayizi ni umuheha muremure ngire ngo afite igiheha kinini ni uwo ngo ntabwo ari ngire ngo nibyo afite umuheha munini hari imiheha nabonye ya kijyambere uyu munsi ashaka kukujyana hari imiheha nabonye ejo bundi basigaye bafite ya maji bakora atajyamo amazi warayibonye ariko bagura uruhe rungana gutya ukurura bigahita bishiramo umuntu akaza kuba inshuti yawe ariko aje kuba azanye itiyo yo kuvoma na duke wari ufite bene uwo muntu iyo umwimye gake ararakara iyo umuhaye mu bishuti so ugomba rero kwanariza ubushuti bwawe bwose ushingiye ku bibazo akubaza ukora akazi ryari uboneka ryari ese sangahe kona mbega ukumva ugakora inyigo sibyo njye njya gukora nawe gukorera inyigo utabizi ariko burya njye ni ukuri nakwizeho umwaka wose njyewe yes nakwizeho umwaka wose ariko burya ndakwiga ngaduhurira mu muntu uze kuri gusengerwa nkiga rumwe na wa muhungu nkurikirana uko ukora ndeba your behavior mbona kuri umuntu uhindagurika mbona okay ndabona Jerry ari umuntu ufite focus twita focus noneho usanga nanjye mfite focus ntumbero yanjye nagomba gutakaza uriga hari umuntu azanye igitiyo nako ntubaza ariko akaza ngo wancumbikiye kumbaje kurya ibyawe kwambara ibyawe ukaraba amazi yawe fagitire ye ntayizi ntazi fagitire y'umuriro ntazi fagitire y'amazi ntazi guhaha aricaye aho kandi nawe ntasiba ukazimufashe nk'umurwayi ahubwo yakorera ntuzi aho ayashyira uwo ngo nongura mugira inshuti hari hapi ngiye ntabwo byabamo ariko biba bipfuye byose nagufasha kuko ufite ibibazo hakaba undi muntu utazi azanye itiyo yo kuvoma ibikurimo ahubwo aje gutwara yazanye ni nka shifa zo kumbyita yaje kuvoma ubwenge bwawe kugira ngo abugereke ku bwe arangiza gusenye neza kuko burya nta muntu uzagusenya ataramenya intege nke zawe ntawe ikindi gikurikiyeho umuntu ugiye kuba umunyabwenge Jerry akavuze kandi akakantu ntatinya kuba wenyine
ntatinya kuba wenyine. Yego. ntatinya kuba wenyine. Yego. Live or not. Genda cyangwa ubyihorere kandi ujyane n'ibyawe. Yego. Ibi bintu niba umva utangiye kumva ushaka kuba wenyine, ntabwo uri umuntu sociable ariko ntabitinya pe. Yego. Uzi ko n'umuntu ugufitiye ubuzima abwira ngo ndakuretse kumva ntacyo bigutwaye. Kubera iki? Wamaze kuba umunyabwenge, warabohotse. Dore buriya nkubwira ikintu kimwe uzabura ukababara. Yego. Nubura Imana n'ubuzima bwawe uzababare. Nubura Imana n'ubuzima bwawe uzababare. Niba ari imikamera yashize uzaza utware n'iyandi irahari. Ni nk'urugero nguhaye. Ariko ugifite ubuzima n'Imana igihari. Ikindi, uwo muntu wamaze kubohoka mu mutwe uzatera imbere, ugiye kugira imishinga, ajya avuga iyo hari impamvu ibimuteye, kandi avuga gusha ku ntego, ndetse anyuza mu nzira zo gukemura ikibazo wamubwiye. Nguha urugero. Uje kunsura, uranganirije uranshira, nari nagira ngo urize amafaranga, mpita ntawe naguha burya, ariko kubera iki ntiwarashe ku ntego. Wewe ngwino umbwira uti je mfite ikibazo cyangwa ntaba afite ikibazo, ndashaka ko tuganira. Cya kabiri, ndashaka ngo urize amafaranga. Cya gatatu, uzangere na hariya. Mbwana okay, nta munyabugana nafitanye nawe, amafaranga ndayakugurizaho, tuzajyana ntibikunda, tukaza dukomeza izindi gahunda. Kuko ari kubanza ukancukura, ukanca munsi y'imizi, ugakirigita amarangamutima, wasanga ukirigita ibidakunda. Wakirigita kaburimbo se, wakirigita se muri beto? Ntabwo bishoboka. Vuga mbere, ubundi iyo ushaka kugira ngo ubane n'umuntu urasa. Yego. Amubwira uti ndagushakaho ibintu bitatu. Iki niki. None se ngo niyo mugiye gutirita abakobwa ntibari bakuje kumushakaho gahunda gusa, nta makwa hari. Byose ababibona. Abona ko nta bukwe buhari. Hano se niyo amafaranga y'amazu yamumariraho, wagombye kuzatunga mu rugo, aba yarakubonye mbere. Ariko avuga ati giye twumvikane mukobwa, giye numva nifitiye ikibazo, ubwo nyine nihurahura duceho tugire gutya. Mbega ukabona ko umuntu akubwiye agusha, avuga hari impamvu. Yego. Uyu ni umuntu wamaze kubohoka mu bitekerezo kandi azagera ku ntego. Ndi hafi gusoza. Yego. Hari ikintu navuga ngo ntakunda ku buzima bwa drama. Harya drama ni iki harya? Bw'imikino. Ntago akunze kuba bizwa ngo imikino, drama. Ntibikunda akaba mu buzima bwa drama. Ntahora mu nduru, ntajya mu rusaku, ntajya mu kavuyo. Ni umuntu ugenda kukabizi. Yavuze ati uyu munsi ndajya kubyina, ubwo nyine aragira gute? Aragenda. Ariko ntago ahorayo. Yego. Shobora ati ndumva umutwe wanjye hashyushye, ngiye kuri stade nanjye mburudike. Ntabyo bitwaye. Ariko ntuzamona muri drama tuntu twose, imicezo, imikino, sheri bandika udutima, utuki, utuyiko, hari utuntu bashyiraho ukabaza, hariba nk'ikintu gisaza gishyizeho imitima nka 40. Se umuntu arimo ararwana n'iki? Usibye ko njyewe ben no muntu ntagira drama, ntabwo joking. Ariko agira igihe. Kankubwire bano bagabo bitondere, n'abantu bagore bitondere, aba basore bitondere, aba bakobwa bitondere. Ashobora gukora akavuga ati ngiye gufata miliyoni yo guspendinga gusa, cyangwa 100,000 mu rwego rwo nduhuke mu mutwe, cyangwa afata 500. ariko twivugiye mu rwego rwa buri muntu. 5, hari wa miliyoni, hari n'uw'icumi. Yarakoze aravuga ati okay, ngiye kumara icyumweru nimereye nk'umusazi, ngiye kuburudika. Yego. Uwo muntu akora ikintu yagitekereje. Uyu no muntu yagiye guhaha, ntaha ibintu atateguye. Nawe niba uhaha ibintu utateguye ugeze muri supermarché, umutwe harimo akavuyo. Yego. Genda wanditse ugura ibyakujyanye utahe, kuko ufite amafaranga ntibisobanura kuyora iduka ryose. Yego. Ntabwo agira ubuzima bwa drama, no. Ariko agira igihe. Agahamagara abajene, bagasangira, bagaseka, kugira ngo nabo hokemo, ariko afite target. Nenda kubisoza, ntabwo ari ibintu byinshi, ariko byerekana ko umuntu yabohotse. Yego. Uno muntu wabohotse mu mutwe ajya atekereza buri kintu cyose, aho yakoze ikosa akiga kurikosora. Kuko ikosa si urupfu, ikosa ni mwarimu w'ahazaza. Ikosa rya none ni igisubizo cy'ejo. Yego. Kurikosora cyane, aho kugira ngo atinye. Uyu muntu wabohotse ntajya yigaragaza ko ari mwiza, ntajya yigaragaza ko ari mwiza.
agashaka nta n'umuntu abwira ko ari mwiza, nta n'uwabwira ko afite icyo ashoboye, nta n'ubwo yerekana ko ari umunyabwenge, ahubwo bagukubita icyo bita igikorwa kivuga. nk'ubu ukabona warashakuje, ukabona mu gitondo nta makuru mufitanye, ukabona gukubisa akanyenyeri, ukumva hariho telefone, hariho ka message gasona ukuntu ukavuga utari ko akantu Imana y'Aburahamu kubera ikintu yakuvugishije, azi ko wamuretse, azi ko umucira urubanza ngo yarandetse, ariko ko nabona mu gitondo mutavonye ukabona ka message ngo di benabo nta nakubwira ngo reba ko nakohereje message, arakwihorera. Wabyuka ugasanga ari nka 50 ijana tabivuze, kandi abantu bamaze gucira urubanza, we ntiyerekana, ntiyipretendinga, ntiyishushanya, ntiyifotoreza ku mukene. Yego, sawa rero. Ikindi ntasaba ko bamwubaha akantu kafate, ntasaba ko bamwubaha. Umunyabwenge ntasaba ko bamwubaha, ntasaba ko bamumenya, ahubwo akora ibituma bamwubaha. Utuntu twe twose ni bucece. Ndabikubwira ngo ntasaba ko bamwubaha, ntasaba ko bamumenya, ahubwo akora ibituma bagira gute? Bamwubaha. Agakora ibituma bagira gute? Amenyekana. Ngo uyu muntu wabohotse, ngo uzi uwo ndiwe wapi? We bikore tubirebe. Ntugaharanire ko nkubaha, kora ibituma nkubaha. Yego. Wonderful. Nkunda abasore biyubahisha, nkunda abakobwa biyubahisha. Bwati jewe kumpa Pro Max runaka yihorere, ndatunga gatoroshi yanjye ariko nihahiye kansuzugura. Ariko ubundi iyo ataguriye umugore yiguriye kugira byenze gute, ubundi urimo ni icyo kibazo. Noneho ni ikarita bakoza mu modoka se nabwo ko tapende go wisaba ko tukubaha, kora ibituma tukubaha. Yego, ni ibyo pe. Wisaba ko tugukunda, kora ibituma tugukunda. Wisaba yuko tukwemera, kora ibituma tukwemera. Widusaba ko tugushaka, kora ibituma tugushaka. Yego, wonderful. Akanyuma, yego, agomba kugenzura neza umuntu bagiye kubana kugira ngo atamugusha mu mutego. Yego, cyane. Mubwira ibanga ryo kugenzura umuntu. Cyambere urabanza ukamuha ibintu bimushimisha, ukareba ukuntu yishima no kuntu asamara. Kabiri ukamukubitamo ikintu kimurakaza, ukareba ukuntu areyajisa. Gatatu ukamwima icyo yifuza kandi ubona akagishaka kugira ngo urebe ukuntu avuga nabi, kandi ugifitiye n'ubushobozi. Kane ukamwima umwanya kugira ngo urebe ukuntu atomboka. Gatanu ukamusaba ibintu adashoboye kugira ngo mve uko yisobanura. Yego, ukamugenzura kuti uyu mugore tuzabana, uyu mugabo tuzabana. Bana kumbwira ngo gengo urabona ngo nkunda ibitoki byokeje, azagwa ibyo mureke ubundi se guki. Eko ubundi nkubaze tukandasoza n'ijambo rimwe. Umuntu yaravuze ngo uzirinde kuvuga ibintu mbere kugira ngo nugeraho ubasha kwivuga utazabura icyo uvuga. Kandi baravuga. So rero Imana ibaho umugisha, uno muntu tuvuze niwe muntu wabohotse, amenye ngo yahinduye ubuzima, ibindi byose ni ugukora. Inzozi zirahari, bararota, barerekwa, ariko mu gihe cyose utarahindura mu mitekerereze yawe nta kirimo. Rega barasoze nkubwira ngo buri muntu wese ashaka kubona ntacyo ushoboye kugira kubyaza umusaruro. Yego rata. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane mshumba.